fatira ihinduke, ingeso zihinduke. Uyu munsi ijambo ryawe duhindure, duhinduke bashya mu izina rya Yesu. Umwuka w'Imana natwe atuyobora uhereye none, uduhe imbaraga zo kugenda nk'uko ushaka, maze ugiye tuzagaruka uzasanga tugihagaze neza mu bwawe, uzabasha kutujyana mu bwawe waduteguriye. Ngaho mufashe, fashe imitima yacu, twese tugubwe neza, duhe amahoro mu mutima, duhe umutekano, uduhe kugubwa neza mu mibiri yacu, kandi tubashe mwami Yesu kwakira ijambo ryawe. Ngaho Bana tuduhe umugisha, twizeye kubyumvise kandi kubikorane nawe, tubyamuje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Turashima Imana cyane ko Imana itugiriye neza, kandi ikaba twemereye kuri uyu munsi wa none twese tukaba turi bazima, itorero ry'Imana twese turi bazima, nta gikorwa cyacitse, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hari ikintu maze iminsi ndi gutekerezaho numvise nkwiye gushimira Imana. Mu minsi yashize twebwe n'ahangaha muri iki gihugu twasabye Imana ngo izaduhe inzu. Imana iduha inzu, ariko tugeze muri iyo nzu ngira ikibazo. Nagize ikibazo, numvaga inzu irara ihinga ijoro ryose, ikarara isuma, kwa kundi isuma nkumva ni nka kwa kundi twari turi mu ndege, nkumva ikintu cy'ikiyaga cyinshi, ikintu gisa n'igitambutse kigahinda. Noneho ngiye nkabyuka nkagira ngo ni ibindi bintu bidasanzwe, kazenguruka muri salo nkabona ikintu, nagera muri salo nkumva kirimutse kigeze hirya mu gikoni, kazenguruka gutya, nagera mu gikoni nkumva kigeze muri basement, nagira ngo manuke muri basement kuvuga nti ndahera muri urwo ngurwo. Umeza kuba muri ibyo ngibyo, nk'ejo bikaba gutyo, n'ejo bundi bikaba gutyo. Noneho ngera igihe kugeza uyu munsi wa none naramenyereye, ariko ubundi nageraga ngo ni abantu, cyangwa se nkagira ngo sinzi, nkagira ngo ni abadayimoni. Ibyo bintu bisa naho bincanze, nkarara adasinziriye, nkarara ndi maso, abandi bagasinzira, njyewe nka mu maso. Ariko uyu munsi wa none ndashima Imana kuko maze kumenyera, ubu nanjye nsigaye ndyama ngasinzira. Amen. Umuntu umwe yaravuze ngo kizungu ni mazoezi. Kizungu ni mazoezi, aho twavuye twabaga mu nzu zitagira amashanyarazi, tukaba mu mazu atubatse nk'uko amazu y'ibiti, ariko amazu yo turimo yubatse mu buryo bw'ubuhanga, ntabwo ameze nk'ayo twahozemo. Rero ikizungu ni ukugihoramo kugira ngo kimenyere, ni ukubera kugihoramo, uko ugiye tugihoramo buri munsi kugira ngo kimenyere. Imana ishimwe rero uko yatwereje mu kizungu, uyu munsi wa none tukaba dutangiye kumenyera ikizungu. N'ururimi rw'ikizungu narwo ruzaza, dusigaye tuzi kuvuga ngo ya, umuntu arakubwira ngo ya. Ikiriza mwaba muri kuganira, wakumva akantu ari keza ukavuga ngo ya. Ubwo rero ibyo bintu nabyo ni sawa, biba biri gucamo, siko bimeze. Kandi ntabwo ari Ikinyarwanda gusa, n'Icyongereza uvugana n'umuntu na mwarimu akakubwira akantu k'Icyongereza ukikiriza ngo ya. Ubwo rero biba biri gucamo, mwarimu kandi nawe akishima, akabona ko umunyeshuri ahagaze neza. Amen. Imana ishimwe cyane rero ko yatugiriye neza. Ndashimira abaririmbyi batugiriye neza, Imana ibamugisha, kandi mutabisariye Yesu azabakorera. Amen. Mwaririmbye neza pe, mwaririmbye neza. Yabaye turi iriya nk'uko nabivuze kare, mbaguriye amata, mbaguriye amata, mukagenda mukicara na korali rwose mukayanywa kandi mukaganira. Amen. Ariko baririmbye mujya mugera igihe cyo kuganira, mujye mwicara, kitari igihe cya repetisiyo, mwicare muganire. Abaririmbyi bamwe fanta, abandi bamwe icyayi, abandi bamwe amajusa yasanzwe, nuko nyine muganire.
siko bimeze. Muganire ni iki mukunda cyatuma umurimo w'Imana utera imbere, mukakiganiraho mukakivugaho. Iyo tubiriye rero ugomba kuriya amata mukicara mukaganira, burya kuri repetition hari ibintu tugomba gukosora, mukareba ikote imeze nabi itari kugenda neza, mukavuga burya bwose rwa ruhande tugomba kubikosora, mukicara mukinegura. Ubu rero ugomba kuriya amata mwataha mukinegura, none nanga mukugendera ku masaha. Ubu maze iminota 4 nashizemo iminota hano, kandi ndarangiza iminota 30 hasigaye 26 ko nyimaze. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko baririmbyi baye mbibikiye nzabagarukaho ikindi gihe. Itangiriro, Pasiteri Gakuru adufashe. Itangiriro 38 mwegereza mikrofone. Itangiriro 38 18 kugeza kuri 20. Turi gusoma mu gitabo cy'Itangiriro cya 38 kuva 18 kugeza kuri 20. Aravuga ngo, nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwikira. Arahaguruka aragenda, yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuhaye wa munyadulamu inshuti ye, ngo uwo mugore amusubize za ngwate, aramubura. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku magambo y'umuntu mwumvise witwa Yuda ndetse n'umukazana. Yuda ni umwana wa Yakobo. Muri ya miryango 12 cyangwa se w'abana 12 ba Yakobo, uyu Yuda ari muri abo bana 12. Uyu Yuda afite umwihariko kuri bano bana uko ari 12. Amen. Aba bana 12 murabizi ko igitabo iyi Bibiliya ivuga yuko umwana w'imfura ari ugomba kuragwa inshuro ebyiri cyangwa se akaragwa ibirenze ibya barumuna be. Rero kwa Yakobo, kubera ko imfura ye itagiye neza cyangwa se itakoze ibishimwa imbere y'Imana, Yakobo yabaye nkaho amuvumye. Uyu nguyu bamwita Rubeni. Rubeni niwe wari imfura, niwe gutangirira cyangwa se niwe kubyara kwa mbere kwa Yakobo kwahereyeho. Ariko Rubeni yakoze icyaha, aryamana na mukase. Ise Yakobo agira gute? Asa naho amuvumye, ntiyahabwa ubukuru nk'uko biri. Ukurikiraho ni Lewi. Lewi nawe aza gukora ibintu bibi. Baragenda bica abantu. Bamaze kwica abantu, iyo nkuru ni ndende sindayivuga, ariko ngo bagarutse kubera ko se Yakobo atari ko yabitekerezaga ko ariko byagombaga kuba. Icyo kibazo ntabwo cyagombaga gukemurwa mu nzira yo kwica abantu, ahubwo hagombaga kuba ibiganiro. Ariko Lewi baca bugeri bwanyuma, aragenda akora ikintu kibi, ngo bica abantu, ngo baryamanye na mushiki wabo. Yakobo arababara, ababara umutima we, aravuga ati Lewi nawe amuvugaho ibintu bibi. Uyu Yuda niwe wari usigaye nk'aho ariwe mukuru ku bandi barumuna be. Uyu Yuda rero niwe Imana yavuzeho ikintu gikomeye tubuze gusanga hepfo. Yuda rero igihe cyarageze, azana umugore, arabyara. Abyara umwana wa mbere, abyara umwana wa kabiri, abyara umwana wa gatatu. Bano bana uko ari 3 baza ari abahungu. Umuhungu wa mbere ngo yitwa Eri. Uyu muhungu wa mbere ngo ashaka umugore. Ashatse uyu mugore kubera ko uyu muhungu
ngo yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, Uwiteka aramwica arapfa, afata abyaye. Umwana we wa kabiri Yuda aravuga ngo genda ujye gucikura mukuru wawe. Arangije ngo aragenda, ageze kwa mukuru we, agezeyo nawe bakora icyaha. Akoze icyaha, Imana iramwica. Kiragiye ntabwo Imana yakinaga. Imana ntabwo yakinaga. Imana nta gukora icyaha kandi gahita kurangiza. Imana ngo iramwica. Yuda ngo yitegereje, arebye ba bana ko ari babiri ko bapfuye, akaba hasigaye akana kamwe. Aka kana nako nimwohereza kagapfa, ubwo sinzasigara nicike, sinzasigara njyenyine. Arangije yigira inama mu mutima we, aravuga ati uyu mwana ntabwo ndi bumushyingire, ahubwo araguma hano. Arangije abwira umukazana we, aramubwira ati igendere, numara kwigendera ujye kwa so, numara kujya kwa so wambare imyenda y'ubupfakazi ube kwa so. Haleluya. Uyu mukazana we yitwa Tamari. Tamari ngo arangije aragenda ajya kwa se, ariko mu rukumva atarafite agahinda, ntabwo yarababaje. Uyu mukobwa aragiye arababara, ababarira kwa se, aba yambara imyenda y'umupfakazi, abaho ngaho arababara, akumva ategereje gusa ko hari umuntu wamubwira amagambo y'ihumure. Ariko muri we aravuga ati njyewe washatse umugabo wa mbere agapfa, njyewe bakampa umugabo wa kabiri agapfa, none data kuko akaba yambwiye ngo njye gutegereza iwacu. Arababara, aba mu gahinda kari aho ngaho. Ariko umunsi umwe Imana igirira neza abantu. Haleluya. Hari igihe Imana igirira neza abantu, abandi bantu barakuretse, abandi bantu batakikwibuka, abandi bantu barakwibagiwe, ariko Imana ikakugirira neza. Icyo gihe rero uwo mukobwa wagiye kumva yumva umuntu araje aramubwiye ngo waruza amakuru. Amen. Ngo waruza amakuru, ati ntayo nzi. Ati so ukwe araza, agiye kunyura hano muri uyu mudugudu kandi agiye gukemura intama ze, none mumucunge. Umukobwa aribaza, se ndamucunga, musabemo urumuna w'umugabo wanjye ndamucunga, igereko ko yambwiye ngo ngende nambara imyenda y'ubupfakazi ngume kwa data, ndakora iki? Uyu mukobwa nawe aragenda aribwira mu mutima we ati reka ngire gute nambare imyenda y'iki ya maraya, nipodowe. Aragenda ngo aripodowa, arisiga, arinogereza, yambara imyenda ya maraya imugaragaza ko ari maraya, ubwo yikuyemo imyenda y'iki y'ubupfakazi. Amaze kwambara ya myenda ya maraya, Yuda ngo araza, ageze aho ngaho aho uwo mukobwa ari, ngo arangije ngo aramubenguka. Urukumva amahano? Ngo arangije ngo aramubenguka, ngo arangije aravuga ati mbonye maraya, ngomba kurara kwa maraya iri joro, hanyuma ngakomeza urugendo rwanjye. Yuda rero arangije aramubwira, aramuganiriza, aramubwira ati none twaryamana. Umukobwa aramubwira ati yego birashoboka, twaryamana rwose. Ntabwo ari gutekereza ko ari nde wari umukazana. Ntabwo yigeze yibwira yuko aho ngaho muri uwo mudugudu harimo umukazana we. Ntabwo yongeye kwibuka yuko hari umuhungu yimye umukazana we, ko wenda nawe ashobora gutekereza icyo kintu gikomeye gutyo. Ntiyabyibuka habe na gakeya, arabyibagirwa pe. Umukobwa aramubwira ati rwose twaryamana bigakunda nta kibazo. Umugabo ati rwose niboneye inkumi, ati nkajya ku nkumi, ati rwose. Aragenda agezeyo,
umukobwa aramuha kondisiyo, aramubwira ati kugira ngo turyamane rero hari ikintu ugomba kumpa, ugomba kumpereza, ntabwo twapfa kuryamana gusa, ugomba kumpereza, hari ikintu ugomba kumpereza. Ati ndaguhereza iki? Yuda ati ndaguhereza umwana w'ihene. Umwana w'umukobwa ati nta kibazo rwose. Ati icyo nicyo gisasuro? Ati rwose ndakiguhereza, igisasuro nsabye ndakiguhereza, nguhereza umwana w'ihene, hanyuma turyamane, tumara kuryamana ejo nzamukoherereza. Niba utamufite ahangaha ko bitari bushoboke, ati none urampereza rero ingwate. Iyo ngwate ushaka ni iyihe? Urukumva n'umukobwa atari yawubaze, ari kumujyana buhoro buhoro, ariko muraza kumva icyo nagambiriye ni iki. Umwana w'umukobwa aramubwira ati ugomba kumpereza impeta yawe iriho umushumi, ukayimpereza. Ngo arangije aravuga ngo nta kibazo. Ngo icya kabiri ugomba kumpereza inkoni yawe. Umugabo ati rwose nta kibazo ndabiguhereza. Ibyo bintu uko ari bibiri arangije arabimuhereza. Ngo bararyamana, ngo bamaze kuryamana amutwikira. Mu gitondo arabyuka agira gute? Arakaraba, aragenda. Impeta agize gute? Arayitanze. Inkoni agize gute? Arayitanze. Ese abantu bari bazi Yuda baramubonye baravuga bati impeta ye ko turi kubona ntayo, bavuze ko impeta yirihe. Abantu bari bazi Yuda agendana inkoni buri munsi baramubonye, barangije baravuga bati ese Yuda ko ari ugenda nta nkoni, inkoni yirihe? Yari kugenda gutyo gusa tu. Haleluya. Bani tubabarire cyane. Yuda kugira gute? Aragenda. Igitangaje rero ukomeje gusoma ayo magambo hepfo ya hariya, haravuga ngo Yuda aragenda, mageze iyagera iwe mu rugo, arangije byose afata wa mwana w'ihene, afata wa munyeduramu twumvise ngo w'inshuti ye, aramubwira ati jyana umwana w'ihene ugende mu mudugudu w'Imanahimu, umubwire umumaraya twaryamanye aguhereza ibintu byanjye, aguhereza impeta iriho umushumi, aguhereza n'inkoni yanjye, umusigire n'umwana w'ihene. Niko twasezeranye. Araza ngo ashakisha uwo bita maraya muri uwo mudugudu, aramubura. Wageze nko muri quartier utuyemo, hari quartier ushobora kugeramo bakakubwira bati dushakire maraya muri uyu mudugudu, ukamushaka ukamubura. Muri uwo mudugudu ngo ashakisha uwitwa maraya, ngo abaza n'abayobozi bo muri uwo mudugudu, mu ndangire maraya uba muri uyu mudugudu. Baramubwira ati reka mu mudugudu nta maraya uba. Turi kujyana. Ngo arangije baramubwira ngo nta maraya uba muri uyu mudugudu rwose, igendere. Warangije afata wa mwana w'ihene, ngo aramushorera amugeza kwa Yuda, arangije aramubwira ati rwose maraya ntawe, n'abantu baho bampakaniye bararwishuriza, barambwira ngo nta maraya uba muri uyu mudugudu. Ati mwihorera by'injyanire. Ngo nagire gute? Ngo namwihorere ngo by'injyanire. Akiri muri ayo magambo ngo namwihorera by'injyanire, abaye aho ngaho Yuda nta mpeta afite, abaye aho ngaho Yuda nta nkoni afite, abaye aho. Ukwezi kwa mbere kurashira, ukwezi kwa kabiri kurashira, kandi ntabwo yikingiranaga mu nzu. Ukwezi kwa gatatu kurashira, kandi ntabwo yabaga mu nzu gusa, yahoraga agenda. Abantu bari basanzwe bamuzi bamumenyereye baravugaga bati ese none, barabyibajijeho ariko habura n'umwe wabimubaza. Harabaye kera amezi atatu ashize, umwana w'umukobwa nawe afite fiyeri. Haleluya, haleluya, haleluya. Umugabo wa mbere
yagiye atamusigiye inda, Imana iramwica. Umugabo wa kabiri agenda atamusigiye inda, Imana iramwica. Umugabo wa gatatu urimo yitambukira amusigira inda amezi 3, umwana w'umukobwa atangiye kuyigaragaza. Turumujyana, umwana w'umukobwa atangira kuyigaragaza, atangira kuyigendera. Abantu bose barabimenya muri uwo mudugudu, barangije batangira guhwihwisa amagambo arihuta vuba vuba, bayagaza kuri Yuda. Aturabizi, umukazana wawe aratwite kandi afite inda y'ubusambanyi. Zose muri amagambo niko bazabivuga neza ngo aratwite, ngo aratwite ngo kandi afite inda y'ikiri ubusambanyi. Atereka tegereze numve ndebe ko hari undi wa kabiri uzabimbwira. Abagabo ntabwo bajya bapfa gufata imyanzuro vaho kandi agiye kumva yumva n'undi araje aramubwira ati rwose umukazana wawe aratwite kandi afite inda y'ikiri y'ubusambanyi. Ati ibintu birakomeye. Itegeko ryacu rivuga iki? Rivuga ngo umwana w'umukobwa cyangwa se umuntu wese uzafatwa afite inda y'ubusambanyi bazamutwike. Ngo bazagira gute? Bazamutwike. Arangije ashira mu itegeko nk'umutware, ariko ni umutware udafite iki? Ni umutware udafite inkoni, ni umutware udafite inkoni y'ubutware. Iyo nkoni y'ubutware yaragiye. Ni umutware udahagaze ku masezerano. Amasezerano kera ari aho gucungirwa. Arangije atanga itegeko, ariko muri iryo tegeko ridafite iki? Imbaraga, ridafite ubutware, ridakurikiwe n'iki? N'isezerano. Maze aravuga ngo mugende mumufate mumutwike. Nibyo itegeko rivuga. Umwana w'umukobwa nawe yemereye gutya ari kugenda gutyo nyine atwite, ameze neza, afite fiye. Wazayinda bibatanze iryo tegeko. Arangije aravuga neza yitonze, aravuga ngo mugende mubwire data bukwe, mumubwire ngo aze ngo yitegereze ngo nyiri ibi bintu ngo niwe wanteye inda, ngo kandi ngo yitegereze neza ngo aramenye nyirabyo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo naze ngo yitegereze neza ngo arebe nyiri ibi bintu ngo niwe wantwitse inda. Wagiye kureba Yuda, urumva ko yari yaramuze ngo mumwiharagire gute? Abyijyanire. Agiye kureba asanga ni impeta ye, agiye kureba asanga ni ya nkoni. Ubwo ntabibonye adatanze umwana w'ihene. Arangije Yuda aravuga ngo undushije gukiranuka, ngo nakwimye shera, ngo none undushije gukiranuka. Haleluya. Uwo mwana w'umukobwa Yuda mukuraho icyaha, aravuga ngo wandushije gukiranuka kuko ari njye wakwimye murumuna w'umugabo wawe. Ijambo nagendereye ngo tuganire ni ukunyagwa ibyawe by'agaciro. Ni ukunyagwa ibyo ufite by'agaciro. Hari ibyo ufite by'agaciro, hari iby'itorero rifite by'agaciro, hari ibyo mfite by'agaciro. Ibyo by'agaciro dufite muri twebwe ni ibihe? Kuko Yuda yari afite inkoni, Yuda yari afite impeta, Yuda yari afite uriya mushumi. Kandi ibi byose tubishyize mu buryo bwa Mwuka Wera, wasanga nawe ubwawe ubifite. Amen. Amen. Pastor yongera dusomere twumve icyo Imana yari yaravuze kuri Yuda. Itangiriro 49 umurongo 8 kugeza kwa 10. Hari icyo Imana yari yaravuze kuri Yuda binyuze kuri se Yakobo, kandi hari icyo Imana yavuze kuri Yuda binyuze mu bahanuzi. Amen. Hari icyo Imana yavuze kuri Yuda binyuze kuri Yesu Kristo. Dusomera umurongo wa 8 n'uwa 10. Reka dusome Itangiriro 49
Roma 8:10. Yuda bene so bazagushima, ukuboko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so azakwikubita imbere. Roma 9. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo, yunamye abunda nk'intare kandi nk'intare y'ingore. Ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'ubutware ntizava hagati y'ibirenge bye nyirayo ataraza. Uwo ni w'amahanga azumvira. Amen. Haleluya. Mu rukundo ibyo Yuda avuzweho, aya ni amasezerano. Hano harimo iriya mpeta. Haleluya. Hano harimo iriya mpeta, kandi hano harimo iriya nkoni. Ngo Yuda ngo iyi nkoni y'ubutware ntabwo izava mu maguru ye, ubutware ntabwo buzava kuri Yuda kugeza igihe nyirabyo azagira gute? Azazira. Yuda rero yari yakoze ikosa mbere y'uko ajya kuryamana n'umukazana. Yari yakoze ikosa ryo kuziga amashera mu rugo, kuko icyo Imana yari ishaka ni uko ino nkoni igenda ihererekana. Haleluya. Igenda ihererekana. Ntabwo ubutwari ngewe mfite uyu munsi wa none, nimba hari icyo Imana yavuze ngo ubutwari buzaba iwanjye, nintabura n'umwana wanjye ngapfa ntamumuraze, nzaba ngize gute? Nzaba nkoze ikosa. Uyu mwana azaburwanira kugira ngo amugereho. Bigize gute? Yiyusha kuya kandi atari kumanza yagira gute? Yabirwanira. Uyu mwana w'umukobwa yagombaga kubyara abyaranye nande na Shera, ariko abyaranye nande na Yuda. Kandi ubutware bwagombaga kuzagira gute? Kuzahererekanwa mu gisekuru, kuko uyu mwana w'umukobwa ngo yari atwite inda y'abana babiri. Uwo mwana umwe muri bo yitwa Peresi, kandi Peresi niwe sekuruza wande? Ni sekuruza wa Dawidi. Haleluya. Dawidi wahindutse umwami ari mu gisekuru cyande cya Yuda, ariko bikomotse kuri Peresi. Peresi wabyawe nande? Na Yuda, amubyaranye n'umukazana. Hari icyo Imana yavuganye nawe, hari isezerano ufite, kandi iryo sezerano ufite ni weho nyiri kuririnda, ni weho nyiri kuricunga. Hari ubutware Imana yakuvuzeho, ariko ni weho nyirabyo, biri mu biganza byawe kugira ngo ugire gute? Uricunge kandi uririnde. Uko ucunga imboni y'ijisho ryawe, niko nabyo wakagombye kuricunga. Muri ibyo yararimbye aravuga ngo amasezerano agira gute? Ngo arabagariwe. Ariko se Yuda buriya yararibaganiye n'iro sezerano amaze kugira gute? Ko yari amaze kuvuga ngo nabyijyanire, yajya kuba undi wo handi ngo byari kubajana. Hari ibyo ufite Imana yaguhaye, kandi hari ibyo ufite utazagira gute? Bitazapfa gupfa gutya gusa, ahubwo bizaba karande. Haleluya. Hari icyo Imana yakuvuzeho wowe ubwawe, ati kandi dore uzaba pasitoro, ati kandi dore umwana wawe azaba pasitoro, ati n'umwana wawe azaba pasitoro. Nubwo ubona bitagaragara uyu munsi wa none, ariko kera karabaye bizagira gute? Bizagaragara. Ejo pasiteri atuganije amagambo meza, numva nongeye kwibukaho tena. Tujye tuganira kuri icyo kintu. Numva nongeye kwibukaho tena. Abapasitoro nibo byara abapasitoro, kuko natwe dukomoka mu miryango y'abapasitoro, ariko Imana yatugiriye neza ituzana mu nzu yayo. Haleluya. Kubera iki abantu Imana yabaye amasezerano ariko bakaba batayafata neza? Kubera ko Imana yabahaye ubutware, ariko ubwo butware mukaba mutabucunga neza. Iyo ni inkoni y'ubutware. Iyo nkoni y'ubutware ugomba kuyicunga, ikaba mu maguru yawe, ukazagira undi ugira gute? Uyihereze. Intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi, agize gute? Aranesheje. Amen. Dusomera ayo magambo byahishuwe. Ya minota yanjye iragaze.
tudashoje ariko ndashobora kugiye kubikupa ibyahishuwe mwongere mwumve ya jambo riri kuri Yuda. Nawe uri gutekereza ku masezerano cy'Imana yakuvuzeho, ibyahishuwe ibice 5 uri gutekereza kuri ayo magambo icy'Imana yakuvuzeho, murongo wa 5. Yashuwe cyo tambura mu 5. Yego. Haravuga ngo umwe muri babakuru arambwira ati wirira, dore intare y'umuryango wa Yuda n'igiti cya Dawidi aranesheje, wabumbura igitabo amenya ibimenyetso 7 bigifatanije. Amen. Haleluya. Ngo ni igishyitsi cyane, ngo ni intare y'umuryango wande, intare yo mu muryango wa Yuda. Iyo ubonye intare mu buryo bw'iyerekwa, ni umwami, ni ubutware. Mu buryo bw'umwuka intare igereranywa n'ubutware, igereranywa n'ubwami, n'ubwo. Rero aravuga aya magambo, aravuga ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda, ngo igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi aranesheje. Amen. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo agomba kuvuka anyuze muri kino gisekuru kimanutse neza. Umuntu uri bukitambikemo hagati, Imana iragitegereza, amasezerano atinda bifata imyaka n'imyaka, ariko byasezerano bigire gutera isohora. Ariko byasezerano isohora. Ni ukuvuga ngo weho nutaraga umwana wawe bwa butware bwawe, bizagenda bimufata igihe kirekire kugira ngo bigire hano mpaka anagire gute. Ariko nimba Imana yaravuze ngo azamutware anyuze hano muri uyu muryango, Imana izabicisha mu gihe kirekire, mu myaka n'imyaka, ariko bigire gute gusohoka. Hari ibyo dutunze, hari ibyo dufite. Ibyo dufite mu bicunge neza. Rinda icyo wahawe kugira ngo uzagire gute, uzakigeze imbere y'Imana. Iby'agaciro biri imbere yawe, iby'agaciro biri imbere yawe, iby'agaciro by'itorero. Noneho rero naje nsanga nawe ubwawe uri uw'agaciro mu maso y'iki? Mu maso y'Imana. Nasomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Haravuga ngo Yesu abwira abigishwa be, arababwira ngo mbese ngo hari ubwo igishwi kino kimwe gishobora kugwa hasi Imana itabizi? Ngo yamwe bishoboka. Yesu arababwira ngo mwebwe muruta ibishwi byinshi. Kumbi burya ubugingo bwanjye bufite agaciro mu maso y'Imana. Naje gusoma ijambo ry'Imana hano mu bami ba 2 igice cya mbere. Soma aho ngo ngiye gusoreza. Soma ijambo ry'umwami yakoze ibyaha, ati icyaha yakoze ni ikihe? Ngo yahubutse mu dirishya hejuru, ahubutse mu dirishya hejuru Ahaziya, ahubutse mu dirishya ryo hejuru ngo arahubuka ngo hasi aravunika. Avunitse ngo ararwara igihe kirekire, arangije abwira abantu be ngo mugende mujye kundaguriza, ngo Imana ngo Beelzebubi, ngo mundagurizeyo mumbarize ngo mbese ngo nzakira ino ndwara ngo cyangwa ngo nzapfa. Ngo za ntumwa ngo ziri mu nzira ngo zirimo zigenda, ngo Eliya atumwa n'umwuka w'Uwiteka ngo kujya kubatangira. Barangije ngo arababwira ngo mbese ngo mwabonye yuko ngo mu Isirayeli ngo nta Mana ihari, ngo ku buryo mujya kuraguza ibigirwamana? Ngo mugende mubwire shobuja ngo ntabwo azakira, ngo no gupfa azagira gute, ngo azapfa. Ngo za ntumwa ziragenda, intumwa rero ntabwo zatenguhaga, kandi intumwa ngo ntiyicwa, ngo ziragenda ngo ziramubwira neza uko yari yagize gute, yabibabwiye. Ngo bamaze kubimubwira neza, umwami ngo arangije ahita akubita agatima, aravuga ngo nta wundi, ahita amenya uwo ari we. Arababwira ngo umuntu wababwiye ayo magambo ameze ate, asa ate, yambaye ate,
mumubwire ngo barangije baramubwira ngo ni umugabo ngo w'imwebwe ngo kandi ngo akenyeje ngo umushumi ngo w'uruhu. Umwami ngo arangije aravuga ngo ni Eliya. Uwo ni Eliya. Arangije ngo afata abasirikare 50 ngo n'umutware ubakuriye, arababwira ngo mugende mujye kureba Eliya ngo ahwari, ngo mumubwire ngo umwami ngo aravuze ngo naze. Arangije ngo abagabo baragenda, ngo bageze ngo ku musozi ngo babwira Eliya ngo baramubwira bati umwami aradutumye ngo ngwino uze umusange. Ngo bagazeyo bamubwira n'amafiyeri, bamubwira n'ibyubahiro byinshi. Maze ngo Eliya arangije aravuga ngo niba ndi umuntu w'Imana koko, umuriro numanuka uve mu ijuru ngo batwike. Umuriro ngo uramanuka ngo urabatwika, barakongoka bose barashira. Inkuru igera ku mwami, umwami afata izindi ngabo za kabiri 50 ngo n'undi ubahagarariye, baragenda bagerayo n'icyubahiro cyinshi. Barangije ngo babwira Eliya baravuga bati umwami aratubwiye ngo manuka uze aramushaka. Eliya barangije aravuga ati koko uko mubivuze nimba ndi umuntu w'Imana koko, umuriro nuva mu ijuru ubatwike. Ngo umuriro amanuka ngo urabatwika, ngo bose bagira gute ngo barashira. Ngo umwami ngo ntiyashirwa, batuma abandi ba gatatu. Haleluya, amen. Mumva no magambo abariyo dusorezaho. Kumbi weho uri uw'agaciro, kumbi njyewe ndi uw'agaciro. Soreze kuririsha. Uyu musirikare wa gatatu arangije aribaza aravuga ati harya ubwo njyewe dushiki abambanjirije. Arangije aravuga ati njyewe ngiye gukora tekiniki, ngiye kugenda nca bugufi. Haleluya, nitwaje amapeta mfite, nitwaje icyubahiro mfite, ngiye kugenda nca bugufi. Guca bugufi ni byiza kandi ni iby'agaciro nabyo, bifite umumaro. Amen. Maze uyu musirikare yigira iyo nama aravuga ati ngiye kugenda nca bugufi niginge nanjye ntasiga ubuzima. Ngo arangije aragenda, usomye icyo gice cya mbere kirakubwira ayo magambo, ntabwo nashatse kubasoma uko amasaha yagiye. Ariko ngo aragenda aca bugufi, aragenda ngo yikubita imbere ya Eliya, aramubwira ngo muntu w'Imana, ngo dore ingabo za mbere zaje, ingabo za kabiri zaje, ngo none ngo bose ngo bashira imbere yawe, ngo ndakwinginze ngo ubugingo bwanjye ngo bubwe agaciro mu maso yawe. Amen. Ngo ndakwinginze ngo, ese mutekereze yuko uyu musirikare mukuru yarapfukamye abasirikare batoya bigenda bite? Iyo umusirikare mukuru apfukamye, iyo apfukamye n'abandi batoya bose bagomba. Uyu musirikare mukuru ageze ahandi kundi musirikare mukuru umurutari, akamubwira ngo nakunje ingumi, ajya gukunja ingumi. Abayisikoti barangije kuzikunja kare, turi kujyana. Uyu musirikare rero ngo yarapfukamye ngo asaba imbabazi, aravuga ngo nyabuneka ubugingo bwanjye n'abagaragu banjye turi kumwe ngo bubwe agaciro mu maso yawe. Saciye bugufi. Ijambo ry'Imana ryararyoheye, maze nuko